afite impano y'ubuhanuzi, afite impano yo kwerekwa, afite impano yo gukora ibitangaza. Pastor, tugize umisha ko turi kumwe nawe nk'umupasiteri, avuga ko bahanura mu izina rya Yesu, nk'uko watangiye utubwira yuko Yesu yavuze ko atadusize twenyine, adusigiye umufasha w'Umwuka Wera, kandi bose bahanura mu izina rya Yesu ndetse bakoreshejwe n'uwo Mwuka Wera wowe uri kutubwira. Ese ko bose bahanura bakoreshejwe n'uwo Mwuka Wera kandi bose ibyo bahanuye bigasora, yaba batuyobya mu izina ry'Umwuka Wera, yaba batuyobora mu izina ry'Umwuka Wera, yaba duhanurira, yewe umuntu wese uzahura nawe hari mu muhanda azakubwira mu izina rya Yesu. Kandi ntabwo twirengagije ko muri iyi minsi turi gukora ibiganiro dukora mu gihe turi kurwana n'iki cyorezo cya COVID-19. usabwa gukora ibyo usabwa kugira ngo wirinde, kwambara agapfukamunwa, kujya mu ngendo zitateguwe ukabireka, gutahira igihe wabona kandi wahuye n'ibibazo bitandukanye byekwereka ko ushobora kwahuye n'icyo cyago, ugomba guhamagara kuri ya nomero dusanzwe tumenyereye 114. ako karagacemo. Ariko none muri uyu mwanya nk'uko rero mubibona ndi kumwe n'abatumirwa mu kanya, ndaje mbakire, reka batangire batwibwira, niba atangire batwibwira ubundi dukomeza tubabwire dukomeza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pastor Ngayaberero Jean Pierre, nejejwe no kubana namwe, Imana iduhana umugisha. Murakoze. Banje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Nanjye nitwa Umuhire Gogo, nk'abandi mu Kristo, Imana iduhana umugisha. Ngabo rero mwabumvise, ubushize twabahaye itangazo cyangwa se byari bimeze nk'itangazo tubabwira ngo mukanguke muze tubabwize ukuri ku kintu kijyanye n'imbaraga z'Umwuka Wera. Twavuze uburyo ki abantu bajya bagira gutya, umuntu akakubwira ati ngiye nuzuye Umwuka Wera cyangwa se imbaraga z'Umwuka Wera, ariko kumva ikibazo cy'Umwuka Wera abantu wese ntabwo twemera kimwe, cyane ko mu matorero n'amadini byose ntabwo twemera Umwuka Wera kimwe. Hari abavuga ngo Umwuka Wera ariho, hari abavuga ngo Umwuka Wera nta kibaho, hari abavuga ngo Umwuka Wera nta gikora, hari abavuga ngo aracyakora, hari abavuga ibyo ngibyo. Ni iki kiganiro dutangiye rero, tugize umugisha kuba turi kumwe na pasiteri, turi kumwe n'umukristo, nanjye ubwanjye ndi hano. Rero muri uyu mwanya ndagira ngo rero pasiteri tuguhe ikaze, tangira rwose utubwire ukuri ku bintu bijyanye n'imbaraga z'Umwuka Wera. Iyo bavuze ku Mwuka Wera wumva iki? Umwuka Wera, iyo bavuze ku Mwuka Wera, ubundi cyambere Umwuka Wera usobanura imbaraga. Izi mbaraga rero ni imbaraga zitagaragarira amaso y'abantu, ariko zikora amaso y'abantu akabibona. Arige rero abantu basa nkaho babyitiranya, bakitiranya imbaraga z'Umwuka Wera cyangwa se imbaraga z'umuntu ku giti cye. Umwuka Wera rero uwo turawemera, kandi tuwemera nk'umufasha, tuwemera nko twahawe kugira ngo atubere n'umuyobozi, cyane cyane ko Yesu yigeze aravuga ngo nzaboherereza umufasha. Aravuga ngo kandi uwo mufasha ni Umwuka Wera. Aravuga ngo ngo naza azatsinda abisi abemeza iby'ibyaha, azagenda no ku bya data bahereze. Imbaraga z'Umwuka Wera rero ziriho, kandi imbaraga z'Umwuka Wera zirakora. Igikuru gikomeye ni ukubanza kubyizera no kubyemera, tutirengagije yuko hari ababyitiranya. Ahari yenda ngira ngo ari nacyo abantu bajya bibazaho, rimwe na rimwe ugasanga babifasha uko bitari, cyangwa se babitwaye uko bitari. Ariko imbaraga z'Umwuka Wera ziriho, imbaraga z'Umwuka Wera zirakora. Umwuka Wera ariho kandi akorera mu bantu b'Imana. None natwe turi aha ngaha, Umwuka Wera dukoreramo. Tutagiye kure natwe turi aha, Umwuka Wera dukoreramo. Niyo mpamvu twemera ko Umwuka Wera akora, kuko tuzi imirimo ya Mwuka Wera, tuzi n'imbaraga za Mwuka Wera, tuzi n'agaciro ka Mwuka Wera. Rero ahari wenda abantu bashobora kuba batabivugaho rumwe nk'uko nguko, ariko ikintu gituma abantu batamenya imbaraga za Mwuka Wera, kimwe gituma batabisobanukirwa, ahanini nta jambo ry'Imana bafite. Pasiteri aragira ati imbaraga z'Umwuka Wera, Umwuka Wera aba muri twebwe kandi se akorera muri twebwe, cyane ko twamuhaye ngo nk'isezerano. Ikibazo nayimbajije pasiteri uracyumvise, ni ikibazo kivuga ngo mbese iyo bavuze Umwuka Wera wumva iki? Umwuka Wera ntekereza ko abantu bose bafite uko babishaka, ariko ngiye hari icyo ntajya nemera ku bantu bakoresha Umwuka Wera, numva bavuga ko
mbona benshi bawukoresha bitandukanye. Ahubwo ngiye nabaza pastor ikibazo kivuga ngo ese uwo mwuka wera mbwira ko mbona benshi hari abo bawukoresha, nkabona bamwe bariruka, abandi baratitira, abandi baravuga mu ndimi zitandukanye, abandi bagaceceka, abandi bagasinzira. Ibyo nabyo bisobanura mwuka wera pastor? Urakoze cyane. Urumva ikibazo bazijwe rero pasiteri, hari ibimenyetso byinshi abantu bajya bagira cyangwa se bakabibona bakavuga ngo buzuye umwuka wera. So harimo ibyo byo gutitira, harimo no kuvuga wenda izi ni ku muntu hahinduye ururimi cyangwa se ukabona hahinduye isura cyangwa ukabona abaye ukundi kuntu. Ikibazo warobeje pasiteri ntekereza ko yacyumvise neza. Pastor, icyo kibazo nacyumvishe. Gusa icyo tutagomba kwirengagiza nuko ibintu byose bititira ntabwo bitetezwa n'umwuka wera. Icyo cyo tugomba kukimenya kandi tukacyemeranywaho. Twongere twibukiranye ko umwuka wera agira gahunda. Umwuka wera agira gahunda. Icya kabiri, umwuka wera ni umusirimu, cyane ko n'Imana utangira sirimutse. Rero hari abantu bakoresha ibisa nawo cyangwa bagira ibisa nawo ariko bitari wo nyirizina, ariko umwuka wera ariho kandi umwuka wera arakora. Ntarajya kure ntabwo njya kure ntarakibagirwa. Uze kugerageza kudufasha. Hari abantu bafite ibijya gusa n'umwuka wera ariko bitariwo. Ibi bintu uze kubiduha neza. Rero aba bantu rimwe na rimwe usanga nibo bishe, nibo bangije ibintu, bafite ibintu bisa ariko bitari byo. Buriya wewe witwa Abingenzi Gonzague, sibyo? Nanjye nitwa Ngayabirwa Jean Pierre. Ayo niyo mazina yanjye tutagiye ku bindi biri inyuma. Kuba rero ngewe nitwa ko ari nako ndi, bitandukanye nuko babinyita ntabiri byo. Urabyumva ibintu? Buriya kuba umuntu yitwa ambasaderi ari izina, bitandukanye no kuba ari ambasaderi ari wari. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ngo akwiye kuba ambasaderi akora iby'ubwambasaderi. Uwo ni ambasaderi. None hari abantu nk'ubu bitwa ba pasiteri, ari amazina yabo, ariko ntabwo ari abapasiteri mu rusengero. Kuba yitwa ko rero bitandukanye no kuba ari we. Rero hari abantu bakoresha ibintu bisa n'umwuka wera ariko nyirizina bitari umwuka wera, ariko umwuka wera ariho kandi umwuka wera arakora. Ahubwo ikibazo Gogo yarabajije ati abenda bamwe baratitira, abandi baragwa, abandi bariruka, abandi bagira bite, ibyo bintu bihuriye hehe? No ngo umwuka wera iyo ahagurukijwe no kugira ngo akorera ibintu byose muri gahunda. Icyo ngicyo abantu babanze bakimenye. Ntabwo umwuka wera akorera mu kajagari, mu kavuyo, mu bintu biri aho ngaho. Umwuka wera akorera ibintu muri gahunda. Ni nayo mpamvu uzasanga abantu bamwe biyitirira ko bakoreshwa n'umwuka wera ariko badakoreshwa n'umwuka wera. Ibyo biriho hanze aha, ibyo biriho ni ibintu bigaragara, ariko kugira ngo usobanukirwe ibintu bisaba kutunga ijambo ry'Imana, bisaba gusenga wa mwuka wera nyirizina. Waragusanga akagusobanura akakubwira ati aha ndahakorera cyangwa hasimpari, ariko umwuka wera ariho. Gisubizo wacyumvise hari? Gisubizo sinde kucyumva neza kuko bose bavuga ko bahanura mu izina rya Yesu. Nkuko watangiye utubwira yuko Yesu yavuze ko atadusize twenyine, adusigiye umufasha mwuka wera, kandi bose bahanura mu izina rya Yesu ndetse bakoreshejwe n'uwo mwuka wera wowe uri kutubwira. Ese ko bose bahanura bakoreshejwe n'uwo mwuka wera kandi bose ibyo bahanuye bigasora, yaba batuyobya mu izina ry'umwuka wera, yaba batuyobora mu izina ry'umwuka wera, yaba duhanurira, yewe umuntu wese uzahura nawe hari mu muhanda azakubwira mu izina rya Yesu, kandi iryo zina rya Yesu niryo ryazanye mwuka wera hano ku isi. Ese wanyereka byibura ibimenyetso bibiri kugira ngo mbashe kwizera uwo mwuka wera kuko kuhari, nkamenya gutandukanya umwuka wera ushuka n'unyobora nyirizina? Yesu yigeze abwira abigishwa b'ijambo rikomeye, arababwira ngo mu bihe bya nyuma hazaza abantu bakora ibitangaza mu izina ryanjye. Kuba Yesu yarabyivugiye, icyo ntabwo ari ikintu cy'igitangaza kuba abantu bashobora kubikora. Yarazi ko bizaba. Iri jambo arivuga, abigishwa baramubajije baramubwira ati none se ko bazaza bakora ibitangaza mu izina ryawe kandi bazaba bavuga n'ijambo bitwaje wowe, twebwe tuzababwirwa n'iki? Ikintu kizabatumenyesha ni iki? Ikintu kizatwereka ko aba bantu ko kari abawe ni iki? Nta kindi kintu yigeze ababwira. Yarabwiye ngo muzabamenyera ku mbuto. Ntararengandagira ngo mbibutse ikintu kimwe. Shitani ashishura ibintu byose bibaho ariko ntashishura imbuto.
ako kantu kubanza ka yes shitani ashishura ibintu byose bibaho kandi mbibutse ko ubu urabona iyi telefone mfite umuntu wabaye mu Rwanda yakorewemo afite ubushobozi bwo gukora pirate yayo akayizana isa nayo akayizana imeze nkayo ariko hari ibyibura kuko ntabwo ari original ariko arabishoboye shitani rero afite imbaraga zishobora gushishura iby'umwuka kuko yabaye mu ijuru ahazi azi uburyo Imana ikoramo noneho rero ibyo kubishishura biroroshye rwose kuko tubona n'abantu bitwa barangi barahanura barerekwa bararondora ariko ntabwo bakoresha umwuka w'Imana n'umwuka w'abarangi ibyo nabyo dushobora kuzabiza mu kindi kiganiro tukareba uriya mwuka abawuhagarariye ni bande ukora gute kuko nabo bari abantu bafite ibisigisi byo mu bumana bakoresha ziriya mbaraga niyo mpamvu bakubwira ibintu biriho Yesu yarababwiye ngo nta kindi kizabamenyesha muzabamenyera ku mbuto zabo n'umuntu naguhanurira ibintu bigasora nashaka azavuge ngo inyenyeri imanuke uyirebe nubona atera imbuto z'abantu bihanye atera imbuto z'agakiza hungira kure nta mbaraga ze nta mwuka w'Imana ukorera muri we kuko umwuka w'Imana utsinda bizi ukabemeza iby'ibyaha bigatuma abantu bakora iby'Imana ishaka uyu muntu rero n'umurebe ukabona imbuto yera zitandukanye n'ibyo wakubwira zitandukanye n'ibyo wizera zitandukanye n'ijambo ari yarakubwira ukabona imbuto ze zitandukanye n'ibyo avuga nta mwuka w'Imana ukorera muri we afite undi mwuka akoresha yakuye ahandi hantu ariko si umwuka w'Imana icyo nicyo kizabatumenyesha rero ko Yesu yaravuze ngo nta kindi muzabamenyera ku mbuto zabo Pasiteri urumva sinzi ikibazo igisubiza guhaye niba gihwanye nuko wari ukimajije ariko ugitekereza wenda cyangwa se nawe uri gutekereza ikindi kintu araza kutubwira avuze kuri ibi bintu mpita nibuka muri iyi minsi niba hari abantu bari kwakira ibibazo by'abakristo cyangwa se n'abandi bantu babizera bagenda bahura nabyo nanjye ndimo cyane cyane muri ibintu by'ivugabutumwa tugenda dukora hari igihe umuntu agira gutya akaba yarakumvise kuri radio cyangwa kumvise n'ahandi hantu akaguhamagara akakubwira ati nshingiye ku buhamya waduhaye cyangwa se n'ubutumwa waduhaye mfite ikibazo kimeze gutya maze kwakira ibibazo by'abantu abana b'abakobwa bagira gutya bakamamagara akambwira bati rwose njyewe niba hari umuntu wahemukiwe n'amapasitoro nanjye ndimo ku buryo umupasiteri agira gutya yaramubwije ubutumwa bwiza akamwigisha akanamusengera akaba yanamuhanuriye byarangiza bikarangira amugushije mu cyaha uko yamara kumugusha mu cyaha rero umwana w'umukobwa ugasanga aravuze ati mbese na wa wundi wangushaga wanyigishaga wigije kunyigisha imbaraga z'umwuka wera akangisha gukizwa mbese nawe ashobora kungusha mu cyaha kuko uwo mupasiteri yamuhemukiye cyane yahemukiye umwana yagize gutya amukubita mu bintu by'ibinyabwenge ntazi birangira umwana asinze birangira umwana pasiteri amugire nabi maze kumugira nabi umwana ahita ahabuka aravuga ati abapasiteri niba ariko bimeze biba ikibazo ntabwo ndi buvuga itorero ry'uwo mupasitoro ariko naramubwiye nti none se nkufasha iki arambwira ati ngewe ikintu wamfasha ni ukumfasha nkareba ukuntu nava muri ibi byaha kuko akimara kungusha muri ibi byaha numvise ntaho njya naho navuye mpita niroha mu byaha mu kwiroha mu byaha rero biza kurangira mbaye sinzi ukuntu nakivuga biza kurangira ntabonye uburyo nazagaruka noneho birangiye rero ati ariko urwego ngezeho ndumva mpaze kuba mu byaha ndumva nkeneye kongera kugaruka ariko ndajya muri he torero ko uwo nibwiraga ko yakamfashije ari wangushije mu byaha ati cyane ko no mu minsi yashize nigeze kujya gutya nshaka kugira ngo ndebe ko nabivamo ati itorero ngiyemo banyakiriye ati undi mupasiteri nawe ati wo muri iryo torero nawe birangira agize gute birangira nawe ashatse kungusha muri ibi byaha nubwo wenda ntabisho bitashobotse ariko yashatse kungusha muri ibi byaha by'ubusambanyi wakwitegereza ugasanga uyu mupasiteri ufite uyu mwuka w'ubusambanyi afite impano y'uburondozi afite impano y'ubuhanuzi afite impano yo kwerekwa afite impano yo gukora ibitangaza pastor tugize umisha ko turi kumwe nawe nk'umupasiteri ndagira ngo uduhe ishusho ko dufite abapasiteri baragiye intama ariko bakabazira mu byaha uyu mwuka bafite watubwiye ko wenda barazamenye ku mbuto zabo ariko twebwe intama abakristo turajyahe reka twifashishire ijambo riri muri Mariko 11:13 haravuze ngo areba kure abona umutini uriho ibibabi arawegera ngo ahari hari imbuto yawubonaho nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini rero muri iki gihe abantu bikanga amababi bakayakurikira
ariko nta mbuto zihari. Rero uyu muntu wigisha umuntu akamwigisha iby'imbaraga z'Imana, akamwigisha ibya Mwuka Wera, yarangiza akamushakamo ibindi byaha, agashaka kumukoresha ibyaha, agashaka kumukoresha ubusambanyi cyangwa se n'ibindi, ashobora no kumukoresha n'ibindi byaha bitari ubusambanyi. Uyu muntu ndabivuga nshinzeho hagati, nta mwuka w'Imana uba muri we. Ntabwo umwuka w'Imana ushobora kwemerera umuntu gusambana, ntabwo bibaho. Umuntu afite umwuka w'Imana muri we umuyobora, ntushobora kumwemerera gusambana, kuko niyo ugiye gutandukira umwuka w'Imana arakubwira ngo aho siho. None se pastor, utarajya kure, uyu muntu nubwo wenda yabagireze gutya akaba akora ibyo byaha, mbere ko yigeze kuduhanurira bigacamo, akaduhanurira kandi tukabona biri kwemera, akaduhanurira kandi ibyo duhanurira tukabona nibyo, ndetse yanatubwira ngo areretswe n'ibyo yeretswe tukabona byari nabyo. Niki gituma iyi mpano idakomeje gukora muri we ngo tuyemere ngo nuko akoze ibyaha? Ese we ntago afite umwuka wera kandi ibyo ari kuvuga biri gusohora ngo nuko akora ibyaha? Erega Gonzaga, hari ibintu abantu birengagiza. Uzi ko hari ibintu bibiri, hari ikintu cyitwa kuzura umwuka wera no guhangwaho n'umwuka wera. Utararenga aho ngaho, dutandukanirize guhangwaho no kuzura. Guhangwaho n'umwuka wera, ushobora kumanuka wagera mu muhanda muri kaburimbo hepfo aha ugasanga umusinzi wasinzi, ariko kuko hari ikintu Imana ishaka kubwira wowe ku giti cyawe, umwuka wera agahanga kuri wa muntu akakubwira ibyo Imana ishaka, kuko nta zindi nzira Imana ibona iri buguhuriremo nazo hafi aho, igaca muri uwo muntu ibonye hafi aho ngaho akakubwira, ugakomeza ukagenda. Uriya muntu umaze kuvuga ibyo mwuka mubwiye, mwuka atandukana nawe akigendera, asigara ari wa wundi. Wowe icyo Imana ishaka gukora ibigikoze, ari ryo rya jambo rivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa nindangiza muri ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, cyangwa se n'ubwoko bw'Imana nkatwe twese. Aha rero bitandukanye nuko umuntu yaguhanurira ibintu bigasohora. Ubundi se ibi bintu byasohoye, hari ikintu kimwe cyo guhanurirwa ibintu bigasohora cyangwa kumenya ko ari imbaraga za Mwuka Wera. Ibi bintu nabyo bihanurwa n'ibisohora, tubanza kureba garanti bifite, kapasite yabyo inganite. Kuko hari ibintu bihanurwa bikanasohora nyine, kuko nababwiye ngo Shitani ashobora gukora pirate y'ikintu kandi kikaba. Hanyuma ibi bintu bisohoye, ubundi nyuma y'uko ibintu byasohoye, tutitaye kubibaye aka kanya, nyuma y'aka kanya byagenze bite, twakurikiranye tumenya amakuru. Erega ikibazo abantu natwe dufite, twe no kurenganya abo batuyobya, natwe ubwacu turiyobya. Yes, natwe turiyobya, kuko ntabwo twicara ngo twige, ngo twicare ngo tumenye ijambo ry'Imana. Kandi niba hari ikintu kibuze mu bantu gitumye nabo babayobya neza ku buryo bworoshye, nta jambo ry'Imana abantu bafite. Nkuko pastor rero abitubwiye, urumva ko ni ikibazo cy'abantu, hajemo ikibazo cy'abayoborwa, hajamo n'icy'abayobozi. Ese gogo, dushingiye ku kibazo dufite cy'ukuntu abantu bafite izo